ndibije hano kugira ngo mwumve imyanda ahubwo mugira ngo murebe hari abantu babyiganiye muri iyi guverinoma hano Cape Town barabyigana bazana itiku ngo barashaka kuvuga ngo bafate ubuyobozi bwa communauté bujye mu maboko ya guverinoma mu gicu kugira ngo guverinoma ive ku gicu. Imanuke hasi ku butaka nabo bagira igihugu nk'uko ibihugu bisanzwe bifite abo biyobora abo bihana abo birya nabyo turabyongeraho urumva. Noneho rero abantu bazanye itiku hano bazana uburiganya n'ubusambo muri systeme y'amatora birangira bagiye mu gace kabo nuvuga ngo byarangiye bashatse gucamo kabiri communauté bo bajya mu cyabo gice ngo naba Grace ngo ubwo bashyiraho leader wabo wingirwa communauté yabo bajya ku ruhande bo. Nukuvuga rero niba ibintu bihinduka gutya bigahinduka buri gihe nk'igicu bigahinduka nk'ijuru ntabwo ari ibintu byo kuvuga ngo izi ni civil z'abantu bamwe na bamwe urumva. Izi ni civil z'abantu bamwe na bamwe zagenda zikurikira. Niba umuntu yaragiye muri guverinoma yo ku gicu akajyanwayo n'inda kugira ngo akunde yambare ikote ryiza ngo agaragare kuri YouTube ngo yabaye ministry, uwo muntu mbere yo kumuha ubunyumba kuma igihugu gifashwe no kubanza tukamushakira inkoni. Niba atari ugifashe niba atari uzagifata uwo muntu agomba kwanza gukubitwa inkoni zo kumukuramo ubwo bugoryi bwose, ubundi tugashaka inzira tugashaka urwego rumukwiriye rwo kuba yakoreramo. Swati dushobora no kumuhereza n'ubunyumba kumi wenda twabumuha kubera ko umuntu wigeze kuba ministry udafite icyo amazi udafite icyo akora akaba ageze mu gihugu ahagejejwe n'ubundi n'izindi nzira ugomba gushakirwa ubunyumba kumi kuko ntabwo yafata ibingi byo kwikanira ubuministiri bakiha kwambara amakote n'amakaruvati kuma YouTube ngo babaye ba ministiri ngo babaye abagaba b'ingabo babaye ibiki. Ibingibi tugomba kubishakira inkoni zishyushye cyane kugira ngo tubiyame ntazajye n'umuntu wongera kwitwaza inzozi ze n'ubugoryi bwe ngo aje guhagarara imbere y'abanyarwanda. Ibingibi ni fotokopi yo gufata abakora batishyira imbere wowe ukayizamukiraho ugahita wigira uwadanje. None tekereza nk'umuntu uri ministri muri guverinoma yo ku gicu akazahura n'umuntu uri mu ishyamba uri mu kurya ibigori bitanahagije ku munsi uri mu kurwana uri ku rugamba. Uwo muntu urumva bahuriye mu nzira wabafata uti uzafata icyo gicucu ngo ni ministri ugishyire mu rwego rwo hejuru ufata umuntu uri mu kurwanirira igihugu umushyire hasi ngo nuko atigeze yambara ayo makote n'amakaruvati. Reka nze mbereke kimwe muri ibyo bicucu ndabereka bibiri nako reka nze mbereke bibiri murebe uko bisa murebe uko byambaye uko byigaragaza imbere kuri YouTube hanyuma mugira icyo muvuga. Mwagize ntabwo biri umwanda ibi ni CV z'abantu buri wese agomba kunyuraho akareba akumvisha amatwi kugira ngo tuzabone uburyo dushyira abantu mu bihano bibakwiriye. Thank you.